Inyamibwa shop nitwe gisono cyo kwambara neza ndetse no gusa neza abakureba bati wow dushinga ibirori byawe tubikurikirane kuko dukora decoration tukambika abageni dusange mu isoko rya Nyarugenge muri floor ya kabiri umuryango wa 30 ku bindi bisobanuro duhamagara kuri nimero zikurikira 0788 73 19 cyangwa se 0781 05 94 cyangwa se 0782872271 Inyamibwa shop. Sinye waremewe ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nadise ibara ry'urukundo iri ni ibara Brice meze bite se man? Mani nakubera. Niyo mpamvu ngiye musohoye muri saro hariya kugira ngo na mama wawe. Se man. Urikumva kugira na mama wawe ataza kugira gute? Ataza kumviza gahunda ziri kubera hano nga. Ngiye ikintu kinzanye hano ni ibintu biri serious. Sibyo? Yagenze gute se ko? Igitekerezo nshaka kuguha kandi ukankundira ukacyumva koko. Kuko byakugirira akamaro kandi nanjye byaza kumfasha. Sinzi nimba turi kujana. Ngira nari. Ubungubu ikintu nshaka kugusaba ni kimwe. Ndashaka guhagarika ubukwe bwawe na Brianne. Man, bireka guseka baseriye man. Mfite impamvu zanjye zifatika ndi kuguha. Nari ngiye gutungurwa ko mise mbyihorera nagiye kwikanga mpita mbyihorera. Urazi ngo ngwerera umugira ukongoza kuza kumbwa amagambo nkaya. Man, urumogi ngiye hehe n'urumogi koko. Basi bwa rimwe wakihanganya ukabaseriye ukanyumva ikintu ndi gukora. Ese oya nawe ariko nukagigira brage nyinshi. None wowe uri kubaseriye so kumbwira man uzi ukuntu imeze se gahunda inzanyano ni danje uzi ikintu nshaka se nshaka guhagarika ubukwe. Bro twagira ngo wenda ni umuntu twari tugiye gutungura wenda ngo tuzamutungura undi munsi cyangwa bro ariko uzi ubukwe. Ariko bareka nkubwire urabizi ndagushyigikiye pe. Nese byagenze gute nihe mpamvu uri gutuma umuntu urabizi intambara twarwanye kugira ngo bibe bigeze hano ntaga akakanya ninge muntu akabaye nkubwiye ngo tubihagarike ariko nakubwiye ko mfite impamvu zomveka. None se urambwe ngo mbukomeze kumwe ngo nagabe bakabaye mbwiye ngo mbuhagarike. Nagushobora kumva yuko akakanya ndi hano nakagombye kuba ndi hano ariko bitumye maba nyine. Mama ari mu bitaro ararembye ameze nabi. Ariko bikise kandi. Urukumva? Nyese cyazo kirema wenda ejo azaba yakize. Wikirengagiza ko ibyo birori ufite birejo man. Ni birejo nyine ndabizi. Nene ikindi gitangaje na anko twavuganye mu gitondo. Urikumva ndi kumuhamagara ibaze ko nawe atigeze azango tujyane mama kwa muganga. Arambwira ngo nejo ntazaboneka bitewe n'akazi afite. Afite shingiro nyine. Urumva ko ugiye gukora ubukwe. Wo ntabwo yarakenewe cyane. Imana urabona muri lockdown n'ubundi abantu ni bangaye sikora 15 bacu n'abanyu. N'ubundi ngiye mu muryango wacu byibuze turi hafi 20 ubwo mva ubu umukobwa ugiye gutwara adaherekejwe na nyina. Nyina zamuherekeza nese mama wawe tuvuge ko apfuye kandi adaherekejwe na nyirarume. Mubaze bro. Habuze ko wenda no kuburana kumvise ukuntu utekereza numva ni nk'iby'abana. Uza kakanya amafaranga amaze gusohora mu rugo. Barasare ubari ibintu byose tuzakonsoma urebe imikenyero urebe decoration urebe amamodoka azadutwara urebe ahantu ibyo gutwika egoko. Ndi kubitekereza nkumva nanasara so ibyo bibazo bijya biza bitanateguje ariko dufite uburyo tuzabigenza. Mama wawe niba yanabasha gucumbagira cya kugira ute twamwicaza mu kagara kaza kandi ikindi mama wawe n'usundi mama wawe ko yabihaye umugisha yabyemeye igisigaye n'ubundi nzarongora umukobwa wanyu nako sister wawe nta kindi kintu pastor arahari ntagusabye kunyumva bwa rimwe byibuze. Ese nubwo nkusubije ntakumvise ariko gishyira mu gaciro. Ubu nta nubwo uri kumva agaciro bifite kuba nkubwira ko umubyeyi ari mu bitaro. Imbere yanjye nta gaciro bifite. Kuba ari mu bitaro byibuze ari umugore wanjye ibyo nabyumva nabwo twagusezerana hehe twasezerana imbere y'Imana ari mu bitaro. Hako ntago ibindi byo byashoboka.
ni ikintu numva nyine ni skandale man nizo urumva bishoboka gute ubwo urumva Brianne azaba yishimye ateka kubona hari ikibazo mvisha bifiteho wese mama dahari hari ikibazo mvisha bifiteho nese yakigiraho ikihe kibazo bamubwire mana usubize kuri umuntu wanjye ariko ntago biri bukunde ikintu cyo kumusaba ntago kiri bukunde kubera iki se bidakunda kubera yuko bitari bukunde nyine ko bitakunda nyine tu akaiva ukuntu ntagufashije bro ubu ngiye kunyihangara tugakansana ingusi weje ubukwe ni buwe mama nanjye nshimira yuko nemeye kumfasha mbwa ngo aramfashe gusa nanjye ari byo nakoze kugira ngo mfashe so rero mama wawe kuba rwenda byumva rwose kandi ndanababaye ariko ntabwo mfite gahunda yo gusubika ibintu byanjye nkunda abantu bose nzarongora umuntu mudashaka ubundi wagira ngo ari uwo muzamfasha ko ari njye uzirongorera ubundi mwamvuyeho nawe uraje rwose mu gitondo ati urabizi petit frère niba na petit frère niko nabivuga tubukwe busobike bro urantengushe bro ya ntago ngutengushye bifata nkaho Imana yabyanze nyine yavuze ngo ubukwe bubi ubu ntabwo wakihangana izo hoteli wishyuye amakoto yakodesheje n'ibiki naribi ngiye wereka nkubwire urabasha gufata miliyoni hafi zingahe zirindwi kazinsubiza se mama wakize amafaranga ngiye ntayo mfite ariko rero iyo nta kintu wagatekereje ku mubyeyi oya buryo propose ikintu umuntu ufite ubundi buryo yakigenza ngihorere se nyuma uzabonkorera takakure we ahubwo niba nicyo cyo cyakuzanye igendere mande tuzahurire mu rusengero cyangwa ahandi hantu imyiteguro myiza to ahubwo mbwirire nyine wowe sister wawe uwo mgaze kuza tubonane mbere yuko hari gahunda twe dufitanye ikindi nawe urabizi yuko uri mu bantu bazajya gute bazaba bari hafi uzahaberanye mama wawe ntari bi ahubwo waye nabira bintu nagwaye muri message ntabwo ari amafaranga yarakenewe nani bagiye kubwira niyo mpamvu mubwe ngo ugende umubwiraze nese ndaguha amafaranga wowe urabamenye uke muri bihe bibazo Sabo frère Aiva yo ari binyu ubwo turaho wanjye Ibara mu gitondo numvaga nshaka kwifatira akayaganiro hano ubuntu nashaka kuba njyenyine kuva mu gitondo cyangwa bararwara ukareba bande se kandi bande noneho niba ufite sound wacometse ahantu niba amatwi yawe yumva muri kilometero bande se barwaye reka mwana wanjye ubundi nuko abana b'iki gihe kumva nakwanyu bigorana ko kakantu kagiye gucika vaho nyine utatwangiriza ntiyangiriza kuko ahangaha aje abone nimupfa n'ingi zasigarana harabanza apfanye kubukwe ntacyaba Ramonga araje ngo mva rero ngo mubwiye ngo mu bukwe ngo busubike none se byavuye yakubwiraga burugira ngo uriya mwana yakubeshyaga none se marika nkubaza kunangiye kubona ko yaragukubye uriya mwana agira ukuri nyuma y'amafaranga yose tumaze gutakaza nawe ubizi neza mbwira njye nakwemera agahomba higo ni ukuri kw'Imana uzanyangira ndariko na mama we nakiranye muzamande ushatse ahandi hantu nayaguha oya nese nzashaka kandi gute reka nkubwire uramuna mukaka turi mutera mwako ibaze kugira ngo umubyeyi abaze ubukwe buzabejo arembe uburyo n'umwana umutera mwako ma mukobwa no cyose kiravuka n'umuhenyi buriye ura muryango n'uwabahenyi ushaka kubana nawe nawe ubukwe bwabo ukabyoka wanapfuye cyangwa njyewe napfuye ntabwo mwamugane umuntu azabigenza utana nyina adahari ndetse ko nta cyambuza nishyuye hoteli nishyuye nese wakora ubukwe nyina ntawe uhari urakora ubukwe mu byatarimo nese nzarongora nyina babera igihori uriya mukobwa umuryango wabo nawe w'abahenyi reka njye namubonye kera mbona nabatera mwako babi nuko nakuje aho bigeze ubu ngubu ntacyo nahindura icyo mfite no gutuza nkategereza umunsi Imana yashyizeho wanjye hanyuma nyina narembura akomeza ubukwe ngenda urakora ubukwe nyina w'umwana ni mu bitaro tuzajya kumurwaza nyuma njye wowe nande se njye n'umugore wanjye mwakoze ubukwe nyina adahari cyane rwose nyina yarabyemeye n'ubundi yamaze kubyemera kandi uri ikivuma ngo ubwize ukuri njyewe nta kintu ibi bintu wari udukora ahangaha ushobora kuba n'umuvumo urimo ntako se naho ubundi ku kimwe bwo mufata ibintu mukagera muterateranya ibintu kugira bibyare ikintu kizima uri ikivume nyina w'umwana ararwaye urakora umutwe
cyangwa se ibyo yakubwiye byose sinabyumvishe wabyumvaga nyine ahubwo reka za makuru nabwire na so Pato buriya wabimubwira utabimubwira n'ubundi ni ukuvuga nabi bikarangira rega ubu njye naribohoye erega ubu hano ngiye sinshaka no kujya kwemerera abantu n'ababasezeranya nawe uko buzabera ko bakibibaha nese mareka nkubwire ubu ngubu uzagenda uvuge ngo uyu muhungu wanjye ngo ndafite ikibazo uko akundi bavuga ngo umuntu wumva afite ikibazo yuko mbere bano tubasezeranye ngo ngende ndagifite nyirabukore mu bitaro ikibazo ni ikibazo ahubwo uzavuga ati ngewe nahamubereye nk'umubyeyi buriya wowe rero nkubona nk'umugabo buriya n'ubwo uri umugore reka nkubwira iva ntabwo njyanye muri ibi bintu by'ubukwe rega icyambere mvuga kandi ubu ngubu dore uhora umbwira ngo ngushakira kuzukuru umwuzukuru sinashakaga uwiriya ndaya rega umwuzukuru wese uko yabaza ameze kose hasi ari umwuzukuru bizatuma n'umwana wanjye ntamwisanzuraho uwo mwabyaye ntamukunda nuramusanga ku muhanda hasi undi wamenye ko ari indaya we atari indaya ubu ngubu nonaha muri kumwe mwarangiza agahura na mukuru wawe byose mukavanga mukuru wanjye uriya mukobwa ni umuhanga aba yishakira ifaranga amusoma ku itama mukuru wanjye agasohora amafaranga yarabimbwiye ndaseka nkakira nacyo ni bajya bagitemye mu mutwe nta n'ubura none bizaze yo ku munwa ni gutya gusa ku itama ubundi akaba yarasohoye yapfuye ahagaze warapfushije ko nawe rero ngo rozi ngo ufite uriya mukobwa ni umunyabwenge cyane cyangwa uvuze kugira ngo niyo mico y'indaya indaya yihise wowe umuntu reka nkubwiye nubona ikintu cyose ariko ubwo nimba ukeneye amafaranga kucaza mukuru hasi ko mugutima amafaranga utabinyuje muri iriya ndaya ntabwo yaguha aratara umukobwa wese wajya ukayamwaka ngo ati se wamuhaye amafaranga ukabikunda gusubiza avuga ko ntayo afite yashize kubera iki se wari wabona ya nyuma cyangwa aha yamera ubuhaye 5,000 wumva ari amafaranga amana nkwanga ise basi urayafite se njyewe murajya gukora ubukwe nta mafaranga afite ese ubundi ko numva mwashyushye uwo washyushye wapanitse ngo ubukwe shyira amafaranga njye kugura inkweto apo umva icyo nagikemuye ndaje nkujyana hano mu mujyi tugenda ujye gushopinga ibintu byose ushaka byose icyo kuntwanyiriza n'imyenda myiza ariko nubwo nzajyamo ntabishaka ese tuzajyana ahubwo dore tuzajyana nkufashe gutya cyara mukobwa ntago mukunda noneho nibavuga ati noneho ababyeyi ba Ivan bahaguruka bahita bahaguruka tumwenyura njyewe Marita mwenyura njyewe Marita usasa ugomba guseka abantu bazajya ngo nubyishimiye cyangwa urumurozi ko kundi bajya bavuga ngo ahubwo dufite nkwereke ugihaguruka bisa bambaye imyenda buriya bya sana ahubwo ndaje nkwereke ngo hari umuntu bita Kerere mu mujyi ukora inuzi ibintu bya makeup ugihaguruka nyine uhita useka agenda seka seka ibiki seka se ndishimye aho niko numva mfuhiye ma numva mfuhiye ntabwo ukeneye ko nshaka umugore buriya uza gushaka wa mwana wawe ubu njyewe Marita abahuze ababyeyi bagenzi banjye noneho buriya rero uretse wowe uvuga ngo uriya mukobwa uramuzi umuntu uzamubona cya gikorwa kirashinguye ni igisore gifite mu maso heza afite amafaranga ko nashinguye se ntabwo nakubyaye ko nashinguye ntabwo nakubyaye nawe urabizi ko udashinguye se namaze ntago nakubyaye ntago mwirirwa mukora ibitangaza uriya papi y'abadashinguye nanjye mba nkishinze hasi akumva nkubwira ibyo bigira ikibazo turapfa se n'ubundi uko byagenda kose niyo Yesu yaza aje gutwara abantu be yareka nkabanza nkisoreza projet yanjye natangiye akundi reka nkubaze mwana we kandi umubare umubwiza ukuri nka nyoko ubundi reka nkubaze kuko ndabona biriya bintu ntabwo ari umugisha ubishaka basi mbwira inyungu irimo inyungu ngiye kubyara ngiye kubaka hari abatabyara se mbona ningize ngo ni n'umushinga muzakuramo none se ushaka ko ngewe nshaka umugore basi byibura njye naringize ngo byibura ubwo waharaniye waganganiye kuri uriya mukobwa byibura dufitemo inyungu wenda yabyaramo n'indi nzu nk'iyi ngiyi ariko nimba ari ibyo by'urubyaro n'ibiki ni ukuri kw'Imana ngiye buriya rero buriya gicunga amagambo y'abantu uragira uti mukanya turiya mukobwa bayishakira amafaranga n'indaya kandi kuko nawe ndumva riri gushaka byibura urakagwa no mu mwobo nibaza kukujanduramo uhindura imyenda ntabwo reka nkubwire hakurya niyo narya imbwa narya inzungu muri iriya ni inki ahubwo irasi ni imbwa n'ingurube make kintu uvuze wapi rwose none burasura ni igiki burasura rushura mwana ubwiza ngo nuko sare mugufi uriya wapi nyine uriya mwana ni umwana wo gutemberana ku ishuri kuba mufite wo guherezaho ariko umugore w'isezerano agomba kuba ari professionnel icyo bita professionnel ari umupro mu bintu ari umupro mu bintu ibintu se ni ibiki umupro nyine umuprofessionnel umupro icyo bisobanuye ibaza ariko kubuzajya uryamana n'umugore mu buriri wenda ukaza no kwibuka ko na mukuru wawe yamuryamye ngumvira ku gahinda nakubwiye situation yose ukuntu imeze uzibarize mukuru wanjye nta nubwo azi n'iki cye cyuriya mukobwa ahubwo wenda ninzajya nibuka uburyo yari amafaranga ya mukuru wanjye ubwo nzajya mugirira impuhwe yibura wenda mwana wanjye narenze ngo ubwo wabikomeje harimo inyungu
inyungu zirimo nyinshi cyane. amafaranga se wenda agaragara Ako se umuntu apfa gushinyiriza. none se urashaka amafaranga kwambwiye yuko abantu bashaka amafaranga mu rukundo aba ari indaya. Ese wasindaya none se wowe kuyashaka nawe uriyo? sindi ariko wenda byibura umwana wanjye agiye kwiyahura basi byibura none ndavuga ko niyahuye ngiye ndishimye nimba ari nayo isanduku umuntu akazayasigarana. ngewe urugo ngiye kujyamo ndarwishimiye umukobwa tugiye kubana ndamwishimiye nawe nta kibazo bifiteho. sasa muzaba mwarababonyera ngiye ko numva ngiye nani ibintu bye numva nakwinjira umubyeyi wanjye arabyishimiye. ngiye Marita cyane rwose ntabyo nishimiye. abo shiringo nzabijyamo nabuze uko ngira. hari ikibazo cyari kwabigiye. mugende mungurire imyenda mungurire inkweto kuko n'umunini hahandi wowe umva nkubwire kireka icyo udakeneye. ngewe ariko sinabikunze sinanakugira ibyo utaguze zika umva bya njye nta kintu nakoze pe namubwiye mubwira ibishoboka byose muhereza impamvu zose zishoboka utagira ngo wenda nabimubwiye muri salo niyo mpamvu yabyanze nanamusohoye no hanze. Nari mbizi ko atabyemerewe. ngo ntabwo yabwira ngo iwabo ngo babyihorere ngo amakote ngo bakodesheje ngo sinzi ngo bishyuye ngo ahantu ibintu bizabera. ndambye ko bro byibuze bwa rimwe wabaye seri ukumva ko ibyo ndi kukubwira ngiye bifite agaciro. Uravuze ngo umugabo wanjye ntabwo ari seri. ntabwo ari cyo nashatse kuvuga nashaka ahereza ibintu agaciro. ndambye ati urumva gute gutwara umukobwa mama utamubona hariya ngo nanamushimire byibuze umbwiye ati warakoze. nabyo si ko ari ikibazo ubuse. cyakora cyaragukunda da ariko agukunda urukundo ntazi ntanasobanura. uzi ko ntabimubwiye akambwira ngo mama wawe ariko ngo ubukwe bwakomeza kuko ntabwo ariwe nzaba ngiye kurongora. iryo jambo yarivuze yambabaje nuko atabizi buriya. ese ubundi ni mama azaba agiye kurongora amugana. nawe ntubirware inzika ndabizi ubundi birware inzika. umuntu uramubwira ibintu ntashaka kubyumva ahubwo wari wageni mukunda ubukwe cyakora. ikindi ariko yanakuntumyeho mama wamemukiye ariko ngaho nyumvira ngo mama araguhemukiye. mama se niwe wirwaye igihe icyo nicyo gituma tujya duhuza ikintu na kimwe. mama yirwaje se yirwaje ufite ibitekerezo byinshi urabigira rero uraza uraturika. wibaza ko igihe wagendeye nta kantu na kamwe nigeze natekereza. ibyo ni kazi yako ubwo nuza kujya gukora ubukwe amakanzu akazanga gukwira ubwo uzaba usobanura ukuntu ibintu byagenze. ngewe ngiye kujya kureba mama kwa muganga. Ivan yambwiye ngo nkubwire aragushaka. sinzi nimba yakwaye message cyangwa yaguhamagaye ariko icyo yambwiye shaka uko ngo mubonane. ubwo nimba ari n'ibindi mukora mu bikore hakiri kare. izanjye nuko nazirangiye.
anti rero nibyo byose nakubwiraga ibibazo byansajije ugomba kwihangana bibaho ku ruhande rumwe umugabo wawe turamwumva kuko guhindura ubukwe hasigaye amasaha ni ikibazo ariko ku rundi ruhande nyine nawe yabuze kwihangana tugomba gusenga mama wawe agakira wenda nyuma nava mu bitaro azaza kureba ni hatari ndi kwibaza ukuntu nyine nzambara ikanzu neza rwose nkatambuka mu madahari nkumva nabyo biranshenguye umutima ariko nawe wabyumva nose umugani we reba ibintu byose mwari mwarangije kubyishyura mwatumiye mwagize gute ikintu numva ngiye kigomba guhagarika ubukwe wenda kereka habayeho umwe kuri muri mwebwe ko yihinduka undi akavuga ngo ndamwanze cyangwa se hakabaho umuntu witabye Imana naho umuntu uri mu bitaro navamo nyine azaza gusanga bibaze ngo narize amarira yanshizemo oya ntukomeze kuribaza ejo usohotse n'amaso yatukuye ibyo ni gahunda ko ntabwo ndi businzire oya ubyikuremo nyokoroma azaba ahari nanjye nzaba mpari ndabwira Maya nawe azinduke aza gufasha ibintu byose biri bube bigikenewe ubundi uhagarara ikigabo nese anti iyi nzu wayibonye gute twabonye ahubwo ayivana arakaze ni wowe wayishatse wenyine wibaze ngo nari ndi mu byanjye nyine nari nabuze konje ku kazi bambwira ngo ntabwo bamuha konje zo kwiruka mu bukwe kandi nimara no gukora ubukwe nzamara iminsi ntazi none se ko atari hano aracyari iwabo ayivana se hari mu kazi ntabwo muza kubivamo none se yari kuza gusasa nawe nuka harya ngo iyo umuntu amaze gusasa atwara n'urufunguzo ubu ugiye kurutwara ugiye kwigira nyir'urugo ako niba inzu yarishe angahe byose birakureba ko uzatangira kumenya iby'imipango ye wamugereye mu rugo yego ase kutamuhayeho na makeya utamufashije nabyo bazi bacahagire ngo bimenye gusa nyine ugomba kuba umuntu mukuru anko wawe uramuzi yarananiye ariko ndihangana bivuga ngo iki nawe niba ugiye gushaka ugomba kujya wihanganira umugabo iteka ngahora ari mukuru ibintu anka gukorera nanjye nkabyihanganira ahubwo ukanarenza wowe se kukiri mutangiye ko nshaje zaba ndeba uramenye ntibazakugarure ariko tukiri aho ngaho buriya uzajya urebana gute na muramu wawe ahubwo cyakora nawe uri ishyano umuntu atendeka abasore babiri bakundana bavuka amereye nabi sinzi ko ejo buzajya nyine uzajya ubareba gute azajya gusura ubyifatemo gute uzi ko buriya Ayivani yumvishe uriya mukuru we yaje ahangaha adahari uzi ko atakizera yuko ntacyo mwakoze asigaye anyizera nyine ariko mumaze gushakana mukuru we akajya ahengera adahari akaba aribwo aza kukureba byaba bibi imana mfite turayizi nuko agiye gusubira muri Amerika niko gahenge mfite gusenga Imana kuko bihindutse nkabona birahindutse aravuze ngo zagumaho nibwo rupfu rwanjye muzaba mwumva ahubwo se bureje umuko azabutaha ntabwo mbizi ariko uzi mesaje nyoherereza bamubwira inama umuburoke ntazongere kuguhamagara akoresha indi nimero naramuburotse n'ubundi sheri niko yambwiye ngo muburoke akoresha izindi nimero antera ubwoba nabikomeza waramaze gukora ubukwe uzajya kumureka uzabwira Ayivani ajye kumureka kuko uzaba warangije kuba umugore w'umugabo ntabavandimwe wari ubiyobewe wagiye gukunda abagabo babiri bavukana utabizi ko ari abavandimwe ibyo tubireke tuve mu magambo tugere dusase n'igendere uriya mugabo atantanga mu rugo ugasanga bimbereye bose ngatangiye guhamagara ayobewe ko dufite ubukwe muri famiye uriya nawe ko so we gute halo
wait. Kise Urakurikirana. naje kugusura. Icara, wait. Urakurikirana. Uretse. Hano se mu cyumba bakoramo iki? Nyine. Watujana tukaza tukavugana uretse banza wicara aho ngaho. I'm not joking. Ndira bagezemo hano mu cyumba cyanjye gute ndagufungura. Bagezemo neza n'ibifunguro. So urugero rw'Rwanda usigaye rusuzuguritse. Uretse. Ntabwo ari bishatse kuvuga ariko. So nyuma y'ibyo ngibyo urashaka iki? Uretse. Nshaka tuvuga. Oh, icara. Okay, icara nanjye nicara tuvuga. Wait, icara neza. So urabizi ko hano hari mama akaba na papa. Mboowa. Uretse banza wicara neza. Aha ngaha urabizi yuko ndi mu rugo kwa papa na mama. Gusa akakubona ubundi se ndabwo nonde kubiyoya mbiki. Papa na mama wawe se mu cyumba cyawe. Nese cyangwa ko papa atagirana cyangwa mama? Ahagiye se kureba. Ntabwo nzi ko banza uzi ko wakuze wagira. Ntabwo ari buhagere. Okay, uzi n'ikindi mbabara ndashidinanira nshaka gusinzira. Sinzira bishobora isanye ndasinzira. Turwane. Numva nyine tuza tuza ariko nyine tuza nawe. Tuza nawe. Ese mugize gute? Ese mugize iki? Please don't force me koko. Urashatse kugira ibintu byo kwikanyakanya cyangwa ukagira gute? Okay, rero tuza. Okay, natuje. Ariko ubundi ngo kubwira. Ubundi n'iki nyifuza wowe? Ute tukaryama tukavugana. Ngewe nkaryama nawe. Tuvugana mfashe gutya nk'imbohe nakoze iki? Ako so urifuza iki? Ngifuza wowe. Ntabwo bishoboka yuko wambara ntibishoboka. Ariko wibuka ko hano ari papa na mama. Ndabizi kandi ndabizi. None urabizi neza ko mfite ubukwe mu gitondo. Ubukwe se? Ubukwe nuko atari ubwawe nyine. When you invest, please, I beg you. Udatuma umujinya wanjye uzamuka asanga umukorezi ntifuza gukora. Uko winjiyemo hano iranje ushaka uburyo bikemura ngo ni wasohotse. Yavuga kandi mu kwezi n'umura. Gande uri nguru nawe. Ese ko numva induru umfashe umufasha ku ngufu. Umufasha ku ngufu? Nyine yagezemo hano mu cyumba cyane. Uramba simu yako kwa turi kumugore wo muhamagara. Nyine cyo gutanga. Ntabwo uri muvana. Koze nawe urabizi. Ariko none wowe takwake mwinsetsa. Ubu uramufasha umufasha ku ngufu utangiye. Ariko iyo ngoyo mufata. Bimubaza kuri twari turi kumwe mu cyumba. Ngewe mbwira uburyo yageze mu cyumba. Ndetse ntabwo twari turi kumwe mu mujyi. Hari undi muntu ugira imfunguzo za hano se atari wowe. None njye wazimuhaye se? Nyine ukajya wicara none. Niba yagufasha usubiremo. Teba yewe uri kunanyibambaza. Ukwibambaza so uretse gato nkubaze. Ko twari dutandukanye tuvuye mu mujyi. Ubu ngubu mumviza ko mumva ibintu bivugira ngo arangeza ngo kandi reka nkubwire. Tuza nta cyane. Nawe kwiyama. Uze kubona umwana wabandi akajya siramukubita se mukono umukubita iki? Waba mu cyane ukuntu muhirika. Ngo umufuka w'imyanda irika cyangwa ibirayi. Ako kuma namurengera. Ntamurengera. Kutamubaza uburyo yagezemo nakoraga iki mu cyumba cy'abahungu. Ogaruka ubimumbarize. Eko utazatuma ngukubita umunsi umwe. Imipango yawe yari yose wapanga ntabwo yacamo iwanjye. Iyo mipango napanze urabona udasebye se? Ndakubaza asebye se kandi wabikoze. Nakoze biki? Ibyo uzi twakoze. Njyewe nawe? Njyewe nawe nyine. Gusa nazakubyara. Gusa umva se wayakura. Abo mawajya kumbera ikigeragezo. Urabizi ko ejo mfite Kibuye ikigeragezo kuri wowe cyane. Urabizi ko ejo mfite ubukwe ibintu utangiye kuza. Ibishaka gukora ngo turi kumwe ntabwo wajya ibyihorere ibyo ngibyo ndi umuntu mukuru wenda kuza amanyanga yawe. Ubuse umugore yaje akansanga. Urabuse mufite amanyanga. Uwo mugore yaje agasanga n'umugore. Uravuze ntabwo nawe umugore. Fusubiramo mu ngo ufite amaki. Mama nuko mbona nese uri muri kananshura mu biki ko umuntu abakubwira ibintu ari byo. Ikindi kandi ubwo ngewe uzi gushaka uburyo umuntu ava hano. Icyumba cyangwa se namuhereka ature hano ngende muri sinyibarizwa hano. Ntago ngaruka hano ijoro. Ntago ndi ute? Ntago ngaruka hano kwejo n'ubukwe.
ariko ko bivuga ko ejo nuko uvuga ko utagomba kugaruka hano mu rugo rwose ushaka ukuntu wandariga kino kibazo kive mu nzira cyangwa se ugiye kurara mu mihana nta migisha ababyeyi ubonye umugore mfite se nawe murarane noneho nta mugisha wabitse ntabwo n'ijoro ari kugusengera akabonye umugore ukingura mu ukingira mu bimureshye ariko se uri kutakoze ibyo nakubwiye ko nakubwiye ko wakinjira urufunguzo uhita ufungura nushaka kujugunya ari mu gikari gitoya ubwo gusa nongera kumuhinguka he koko nyine wakoze ibintu nawe wakoze ko ntakubwiye nawe urabizi ko afite ubukwe ejo ubusa azajya amfata gute ko naho nyine genda wambara utahe none se ko ibyo nakubwiye ko twari byakunaniye we nakubwiye gufungura urufunguzo ujugunye hariya nari nabwiye umuntu yaraguhita wese kuza kuba yayobowe wari kuvuza n'induru wari gukuramo imyenda ukavuza n'induru ugakuramo agapira washaka ugasigara n'agakariso twe nashaka nkahamagara n'umuyobozi nisuko bikoze nabi mama bikoze nabi ntagize uziko twanagurwana yaramukiye nakubwiye ngo atinjure tufunguze ukuremo urujugunye urunyujije inyuma ko yabizi neza ko nta muntu afite mwana we use uko nzajya nyura he umunyura wese bibonye bangaye umunyura wese bibonye bangayo ibintu bibiri hano mu cyumba wese yajya kwirirwa yitaraga ndaragiye mutahe nuko wakoze
tugeze mu byimbo ndagira ngo nsabe imiryango yombi ihuza ibiganza tubakomere ku make kuko baraberewe ababyeyi muvuze impundu bakoze cyane hanyuma rero inzobere mu gutegura hano zateguye umutsima kugira ngo mwereke ababyeyi ikimenyetso cyo gusangira ndagira ngo nsabe nyakubahwa Ivani na mushiki wanjye mpamvu umugore wawe kugira ngo mujye hejuru mutere intambwe mwegere kuri uyu mutsima hanyuma munyuzemo icyuma hanyuma tugumwe tugubwa neza mwabonye ukuntu basa neza mama makomere ku mashyi bakoze cyane byo mufata n'uwawe musindagize ntakakubure ntimukaburane maze mbabwire ngo mwambaye neza cyane hanyuma rero tukiringa bare na marene subire mu byicaro byanyu namwe muraberewe bakomere ku mashyi Ivan fata icyo cyuma ibyo nababwiraga ko twese turi hano ariko twambitswe n'inyamibwa shop n'iwacu Kigali hanyuma ngira ngo nsabe Ivani nkuko nabikubwiye icyo cyuma ugishire hejuru hanyuma umuhango ukurikiyeho tubikurikiyeho DJ ibyo bintu burya bijyana n'akazi ki namwe Natamaye kukumana aje. Ambulansi! nimutware bitagize ntabwo ushaka kumva ibintu bibaye ntunguwe no kujya kurasa Fred mbona Fred avanyeho imbunda ararashe sinzi niba ari umugeni urashwe cyangwa ari murumuna we ariko ikibazo si icyo ngicyo ikibazo mfite nta muntu mbonye ariko ufite ubwenge buzima wowe uzi ko ushobora kunteza ibibazo mu gihe gitoya cyane nanjye ubwanjye nkisanga inyuma y'amafera beto umva va mu Rwanda papa ntabwo ibyo bintu byakunda njye nihorera ndavuze ngo va mu Rwanda none aha ntabwo byakunda papa ntabwo byakunda irambwa y'umuhungu yewe ukuntu yanyinnyeho ntabwo byakunda nta magambo menshi nkeneye kuvugana nawe akubona aka kanya kuko uburibagiwe koko wibagiwe uburyo nakurwaniriye kuva na kera ukiri mutoya urumva nkeneye kugomba nkakubura mu buzima bwanjye va mu Rwanda papa ntabwo byakunda ndavuze ngo va mu Rwanda erega papa uriya mwanzuro wo kuvuga ngo mve mu Rwanda nasanze atari wo rwose kandi windakarira mbereza iyo mbunda waba uzi igikurikira nyuma yo kwica umuntu bakujyana mu rukiko bakagukatira burundu ubuzima bwawe bwose ukabumara muri gereza ega papa n'ubundi niba byaretswe yuko bagomba kumfata niyo nasohoka icyo gihugu bamfata kandi ikindi nta muntu ndakeka nta muntu ugeze mbona ndi kukuramo iyo mbunda nta n'isasu rigeze rivamo ntabwo rero nkeneye gukomeza kunteza ibibazo kandi nanjye sinkeneye kuguhomba ndakwinginze mwana wanjye urabizi ko mukunda rwose sibyo wenda ibintu byose wakoze ntanabyishyiraho n'imbunda rwose njye nagenda nkayihereza polisi nkitanga mu cyimbo cyawe akubyibura ukabaho mwana wanjye si wabuze undi muhungu koko muri Amerika hose abasore ahantu bataba papa ntabwo njye irambwa yapfa kugenda gutyo
sinzi impamvu utari gushaka kubyumva ntabwo ibyo bintu byashoboka. Queen, ndakuretse ariko buri kintu cyose uzajya gukora cyo ubanza ubwire uranyumva.